banyarwandakazi nongeye kubasuhuza mbifuriza umunsi mwiza, mbifuriza n'ukwezi kwiza ndetse n'umwaka mwiza. Uyu munsi rero nje kubaganiriza, amazina muranzi ni Sylvestre Jetiri kuri Facebook, Twitter Jetiri, kuri YouTube Jetiri Sylvestre. Uyu munsi rero nje kubaganiriza uburyo ingabo Ibyitso bya Kagame muri Kongo babimaze babifata, bimwe yoherezaga y'abasirikari bikakira abo basirikari bagiye kwica impunzi, bimwe byamukoreraga akazi muri Kongo murabizi. Ubu Kisekedi nyuma yo kuva mu Bufaransa babifashe, ndetse n'ababakomando barimo ab'abanyarwanda bigize abanyamurenge bari barashize za Nord Kivu, za Sud Kivu, nabo bamaje kuba bamwe babashize ku gatebe, abandi babimuriye mu za province za kure za Kinshasa hirya no hino, bazana abandi bakomando bizeye. Ayo makuru no mu ofisiye wo muri FRDC bayampaye, mu bamwe nyine mu badukurikira kandi bakunda inkuru zacu. Ubwo rero nifuje kugira ansaba ko nayabagezaho mu bimenye. Ndagira ngo rero nabagezaho n'uburyarya n'ububeshyi bwa Kagame, ubeshya ko amaze iminsi ari kubeshya abantu ko leta ye yumvikana n'ibihugu byo mu karere, ngo kereka igihugu cya Uganda kuko yavuze ko aricyo yakuriyemo, ndetse ngo yakozemo n'imirimo nta handi birumvikana yabaye naho. Ntabwo rero ariko biri Kongo nta n'umunsi n'umwe, kuko ikibazo cya Kongo gishingiye kuri leta y'ibyihebe y'Inkotanyi ya FPR, abita FPR. Igihe FPR yateye u Rwanda ikarufata, nibwo ibibazo Kongo yatangiye kugira ibibazo kugeza na n'iyi saha. Ushaka kurandura ikibazo cya Kongo ukakirangiza, ntabwo wafata zirenyeshyamba, kuko izirenyeshyamba zose ni Kagame yazihimbye, izindi nizimurwanya kubera akababaro yateye abaturage, abatera bakavuga bakumva ko bagomba kurwanira uburenganzira bwabo. Hari umugabo rero bita Gideon, uwo yari umuntu ukomeye we cyane. Gideon yari umuntu ukomeye cyane, amaje kwiripotinga kubera za operation bari gukora. Muzi ko Uganda yatwaye abasirikari, Kenya bafiteyo, na Kabila yazanye abana, Kisekedi Kabila baramwirukankanye, murabyibuka, n'ibyitso bye barabyirukana. Kisekedi yazanye rero abahungu bavuye kuri training, yari yarahishe Kabila, yari yarahishe Kagame, abo bose ni bamwe. Akomeza kugenda muryarya. Mwibuka kuko mbere bijya gutangira bamanje birukana ibyitso bya Kabila byari biri muri leta ye, muri parlement, ibyo byose arabyirukana arakukumba. Kabila ashaka arirukanka, ageze nyuma arongera aragaruka, abonye nta kintu bivuze. Ubu rero uwo mugabo Yirukanye niwe wari ubafashe, nkunda kumwita yari main, niwe ingabo z'u Rwanda zajyagaho zikamusohoreraho, niwe wabakoreshaga inama, niwe wababwiragaho impunzi ziri, niwe wababwiragaho bamurwanya, abarwanya Kagame bari. Ubu rero yamaje kwiripotinga bamufashe. Ibyo byose ni Ibyitso byicaga impunzi, ibindi nibyo baremaga imitwe muri Kongo, yatumaga Kongo ibura umutekano, biba ubutunzi bw'amabuye y'agaciro mu ya Kongo, biba ibintu bitandukanye, biba inka z'abanyamurenge. Urabizi ko abanyamurenge banze gufasha Kagame mu marorerwa yo kwica abantu, kurenganya abakongomane, kurenganya impunzi z'abanyarwanda z'abahutu ziriyo, n'ababarwanya nabo barugenderamo. Kagame ntabwo kafite nababwiye ko ari mu Ethiopia, ise nababwiye ko atari umunyarwanda amwitirira. Ndabizi neza, ni inkuru izwi cyane.
Kagame rero n'abamwibeshyo bakavuga ngo akunda abatutsi baribeshye. Kagame nta rukundo akunda rw'abatutsi, gusa intsinzi turi kuyibona kuko abanyarwanda bamajije kumenya umwanzi wabo, bamajije kumenya umwanzi wabo ko ari ibyihebe by'inkotanyi byashimutse u Rwanda byiyita FPR. Ibyo byihebe rero byaje byitwaza ko bije gukiza abatutsi, byigira ngo biki, kandi ibyo byaduteranyije mpora mbivuga, ariko nanone amagambo meza nagarutswemo. Dukomeje rero muri Kongo hari undi bita Manzi, François Manzi, yari icyitso gikomeye cyane, nawe yashizwe yirukanwa ashirwa ku gatebe. Kisekedi yamwirukanye. Mwibuka amagambo Kisekedi aje bundi yavuze abwira Kagame ko atemeranya nawe ku bya report mapingu, ashigikiye Dr Mukwege, Denis Mukwege uriya wahawe igikombe cy'amahoro, kugira ngo abasirikari ba Kagame bakoze bishe abakongomani n'abahutu b'impunzi muri Kongo bafatwe bashikirizwe ubutabera, kandi Kagame niwe number 1 mu babikoze. Kagame ari ku mwanya w'120 niba ari na gatandatu niba nibeshye. Baje musikabarebe nabo barimo, nta utarimo nubwo ifata ibindi bihugu, ariko uburya harabishaka. Ubwo rero ibyihebe byabaye nk'ibikoko byaguye mu mazi. Abanyarwandakazi ndabasaba kugira ngo mudufashe nkuko nabibabwiye, turwanye ibyihebe. Ubu nta mbaraga bikigira, byabaye inkoko biguye mu mazi. Urubyiruko natwe tumaje kurutwara, tumaje kurwigisha ukuri, turukuramo ibinyoma bashizemo, tubashiramo ibizima ibikwiriye, ibyo uko amateka y'igihugu yaranze igihugu cyacu ateye nuko ameze, tubigisha tubabwira. Twarahirimbanye, tumaze imyaka tubihirimbanira, twabaye no mu magereza, gisikaye mu bihugu bitandukanye, tuzira ibi bintu, twakuze muri ubwo buzima, twebwe tubimazemo igihe kirekire, kandi ntabwo tuzatinya gupfira muri uru rugamba igihe amaraso yacu azaba akenewe. N'ubundi ntacyo twatinye, bahora baduhiga uko bukeye nuko bwije, baraduhiga, ntabwo ari iby'ubu. Twebwe bashaka n'imiryango yacu kuyica, bahora babaperereza, badutuma abagore, abantu ngo bamenye aho umuryango wacu uri. Bamwe bagira neza bakatubwira, babona turwanira ukuri, babakoramo bati muramenye imiryango yanyu mwe barashaka no kwigirira nabi kuko bazi ibyo dukora. Ndonje kubabwira rero ko ubu inkotanyi turi kuzitwara, mushiremo imbaraga abanyarwanda, namwe mutera inkunga y'ibitekerezo, y'ubushobozi bw'amafaranga, ya buri kimwe cyose. Nta wananirwa kugira icyo akora, uwananirwa nawe yateka yakwikorera inkwi, yakora iki, ariko twese turwanira igihugu cyacu. Turi abahutu, ari abahutu, abatutsi, abatwa, twese igihugu ni icyacu, ni inyabutatu ya Gihanga. Nta muntu uriho urwana intambara y'ubwoko, ntabwo bizigira bibaho, ahubwo twese turarwanya ibyihebe by'inkotanyi. Biva mu bwoko bw'abatutsi byinshi, ni nabyo ariko ni nabyo bwiyitirira ko bibirwanira, kandi ntabwo ariko biri, ahubwo nabo mbona byarabamaze cyane cyane aba bavukiye mu Rwanda, bo barabarangije. Yuko wenda hari urubyiruko bakibeshya batareba, ariko nabo bazarebe, batangire bajye bareba impfu z'abantu bagiye bapfa, barebe ukuntu bapfuye, bazamenya ukuri, uko batemagurira inka, uko babatera ubwo bigiye icyunamo kije, ngo interahamwe zaje, izo nterahamwe ziza mu cyunamo kuba babateramo icyo traumatism, guhora babatera ubwoba ngo babayoboke, ngo batabariho, ngo ntacyo bageraho, nyamara ntacyo babakorera. Abakobwa, abana benshi bavukiye mu Rwanda nibo bari kwigurisha ku mihanda, ndetse b'abatutsi kaze benshi. Abandi nibo bari bagirira ibibazo mu mashuri, abandi je musikabare babateye sida arabarangije, n'abandi nkawe. Ibyo nta kintu mvuga kisha, ariko uko biri kose mugomba kubyibuka mukabimenya ko nta cyiza bigeze bazana. Nabavantara, Kagame ni umuyitopia, ntashobora gukunda igihugu cy'u Rwanda, kibibaho iwabo ahavuka umuryango we. Icyo gisekuru yaragikijije ku buryo n'ubwami bwa Ethiopia bwa compreninze kuri icyo kintu. Buravuga buti uyu muntu imbeba iza gufasha intarite,
mwarabyumvishe mu nyandiko, abakurikira mwarabyumvishe mu nyandiko. Ethiopia iherutse gusohora leta ya Ethiopia ivuga ukuntu leta y'u Rwanda yivanga mu gihugu. Ikibazo babyitirira igihugu cyacu, kandi ntabwo iki kibazo ari igihugu cyacu. Ni ibyihebe byadushimuse, ibyo bakora ni ibyihebe narabibabwiye. Ntabwo umuntu azaza akarandura imyaka y'abaturage ngo mubwire ngo umuntu w'umuntu. Ntabwo umuntu azakubita umukecuru imyaka 100 ngarire. Murabibuka umukecuru imyaka 94 na fose twagira mu nabonye babivuga abantu benshi. Umuntu ukubita umukecuru agize igitifa agakubita umukecuru ntagire icyakorwa ugakagororerwa. Umuntu ukubita uriya mukobwa hari mu Kinigi akamukubita akagera naho amuvunagura ibice bimwe by'umubiri, muramwibuka wa mukobwa. Umukobwa agashaka no kwiyahura, murabyibuka inkoni bamukubise. Abo bantu umuntu ejo bundi bakubise undi mukobwa nabwo ngo yaravuye kwa muganga ngo ni kafyu, aramukubita mukubita inci nabicishije ku rukuta rwanjye. Umwana ari gutabaza w'umukobwa. Abantu bakubita abakobwa barandura imyaka, bategeka guhinga abantu igihingwa kimwe, imirima n'Imana yayiremye. Muri Uganda bafite masambu yabo, bafite aho bavuye iwabo, bafite ibyabo. Ninde waje akababwira ngo bakore bahinge igihingwa kimwe? Bororeramo ibyo bashaka, bahingamo ibyo bashaka, bakora ibyo bashaka, ariko ntaho bategeka. Igihugu cy'u Rwanda umuntu afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka mu isambu ye mu gihe atari kugira tese. Sinzi nuko rayiva kuko niyo waba uruse n'ubutaka urukubusenda ujya kubumbamo amatafari, nabwo ni inyungu kuko baba kubaka inzu z'amatafari. Ntabwo ubutaka bwimuka, ariko kubwira umuntu ngo hinga ibigori ujyane mu ruganda rw'ikihebe Kagame, ugategeka abantu ngo hinga ibirayi ngo ntuzabigurishe ngo ahubwo ngo njye nzaza mbigure mfite isoko ryawe ngo wera ku mafaranga make. You can imagine icyo uko iyo torturing, iyo nayo ni genocide. Genocide ntabwo ari ukwica abantu gusa, iyo ni genocide, kwica umuntu mu bitekerezo, ukamubuza, ugafata imirimo ugashyiramo amatarasi akwiriye ahantu hamaze imyaka 200, ukavuga ngo hagomba ngo agiye kuzacika inkwangu. Niko wabibonye imyaka 200 imvura ntiyagwaga. Warangiza ukamuhombya umurima we kugira ngo yicwe n'inzara umugirene. Mwarangiza ngo ntago genocide abaho tumwakoze. Mwaravuye byuma mukubita amafuri, mwarangiza mukajya muri Kongo na n'isa muri kubahiga hirya mu Malawi. Ndababwiza ukuri banyarwanda, ntabwo dukwiye kwinginga Inkotanyi. Ibyo zakoze ni byinshi. Ntabwo umwicanyi azaza ngo ahindure ikintu. Umwicanyi ni umwicanyi. Ntabwo abo bantu bazasaba imbabazi. Nimuhaguruke turwane intambara, mureke ibintu. Ntabwo wabura icyo ukora. Ni wizirika amafaranga FRDC zazi yakunyege kandi gukubita n'ifunupfe cyangwa itwara umwana wawe. Ibyo ntabwo ari ibintu bishya bisigaye byarabaye normal, musanzwe mubizi. Ndabahamagarira kurwanya Inkotanyi, ibyihebe by'Inkotanyi byita FPR. Ntabwo ari ibinyarwanda ibyinshi, ntabwo waba ari umunyarwanda ngo ufunga abantu bangana kurya muri gereza ubabeshyera barare hanze badafite kurara bahe agakopu kamwe k'impungure umunsi wose ari bene wanyu. Ntugire imbabazi wa munya Ethiopia wo wiri gubeshya ngo uri umunyarwanda wa hehe? Bakubyara hehe? Iyo tayi yawe yigeze iva he mu Rwanda? N'umugore wawe tutazi yaturuka. Umugore wa Kagame ejo bunini numvishe ko ise murefu umushuri bandiribi ari guhuguza nanone ibanza kwishura abantu uruganda abahinga icyayi. Ise w'umugore wa Kagame bamwita murefu no abajura, nkuko uwo yitirira ngo Rutagambwa na Kagame bose barabajura. N'abajura bira abantu n'abajura. Nasobaje musikabarebe nawe ndaje mubabwire nawe ni umujura. Bara abantu nta gisekuru bagira mu Rwanda. Rutagambwa bamuhaye imodoka kugira ngo atware nyina Estera ni nyina wa Kagame wapfuye. Yarateye inda n'umu Ethiopia wari uvuye hano muri Uganda kwa Mutesa. Bari baje gusura ubwami bwa Kano Rudahigwa. Araza asura ubwami bwa Uganda, asanga bambaye imyenda myiza imikenyero. Ati muyikura he? Bamwereka umu Ethiopia baramujyana Nyanzi Butare, bamuha ararana bamuha umukobwa ararana nawe yari nyina wa Kagame. Niko kumutera inda byumvisha arakwepa aravuga ati baranyica kuko iwabo naho uwateraga inde bwami ukuntu babigenza. Siko kubyari icyo kihebe ngo ni Kagame cy'ikinya Ethiopia kirwo kibeshye cyica abantu ngo n'umututsi.
ubwo se uwo mututsi ufata inka dore inka zanyu yazifungiye mu biraro anga ko zisohoka arabesha ngazanye inka za kijyambere ubu se mu Mutara abamariye iki ntacyo abamariye ni mukure mumenye iki kihebe ntabwo ari abanyarwanda ni kwishira ku bagome mwishira ku bantu badashaka batifuriza igihugu abanyarwanda amahoro abanyarwanda n'igihugu cy'u Rwanda mwifuriza igihugu cy'u Rwanda guta amahoro mukora ibikorwa byanyu by'impunzi z'ibibi ndaje mu Burundi bateye amagrenade ubu tuvuga nejo nibo bayateye nta bandi narabibabwiye Barundi ndabisobanura ibaruwa nandikiye abarundi nyandikira na perezida w'u Burundi nyicishe kuri Facebook anye ndavuga ni nyakubahwa Evariste Ndayishimiye nugerageza ugasoma ibaruwa wena nzi neza ko nubwo utayisoma nabandi bazayisoma kuko nkurikirwa n'abarundi benshi abakongomani benshi abakongomani benshi abagande benshi abari muri Uganda benshi bose iki kibazo cy'uyu mwicanyi Kagame cyabagezeho turarushye akarere kararushye batiye amagrenade bayateye mu manuza mu mabisi nibo bayateye n'abandi kuva 2015 narabivuze bakoraga terrorism bica abayobozi b'u Burundi batera amagrenade ambasade y'u Rwanda niyo yacumbikiraga izo mbunda bari bagiraga imbunda murahakana iki bakimara kuvuga ko ngo FRN ngo yatenga iva mu Burundi FRN yarivuze kuva kera FRN itera iva mu Rwanda muri Nyungwe mu ishyamba niho baba n'abanyarwanda ntago bagomba kuba mu Burundi nta mpamvu rero kwitwaza u Burundi mwumvikane nabo bantu babarwanya ariko ubundi wakumvikana n'ibyihebe ubundi se muzumvikana gute mwarisha ababyeyi babo n'abana babo mwanze kumvikana abantu nk'aho igihugu ari icyanyu ninde wabasanze mu nkambi za Nakivari ngo muze mwice babice cyakatuwe Kagame wirwa ukubitwa n'isazi ya tsetsa nimba ari tsetsa ikumereye nabi ninde wagusanze wabunzaga amagi ninde wagusanze wacuruzaga ubunyebwa ninde wagusanze wari imbobo kintu beshya wica abantu bakurikirana warangiza ngo uri perezida so hehe ninde wakugize perezida w'umwicanyi nkawe perezida ubuza abantu gutora ntabwo perezida utegeka abaturage ngo bikorere ibisero ngo bajye guhindura constitution mande ebyiri wibye nazo bazigize ufata perezida Pasteur Bizimungu ukamufunga ukabuza abadiyane Rwigara kwiyamamaza bangebere Victoire ba padiri na Imana baravuye mu Burayi ukabaheza nkayo igihugu cyabaye cyaswo ntabwo igihugu ari cyaswo muri Ethiopia cyangwa nubwo nakuga igihugu ni cy'abanyarwanda ntabwo uri perezida ngiye ntabwo nzakwita perezida ngiye ntabwo nakwita n'umuntu uri ikihebe nubwo wanapfuye ariko uko mwanze kubivuga reka tubyemere reka wese ko mwanze gutangaza urupfu mukomeze mubane n'umurambo wanyu nyine ni rya somo mwe muragira ngo aruroze yishimira ntawe wakwishimira ko Kagame yabaho nta numwe yari inkuru nziza ku bana b'abanyarwanda ikihebe cyapfe cyabashimuse basigara basenga ngo n'ibindi mani dukize kandi kuko n'ukuri kutababwiza ukuri nicyo kibazo ubu se niba mwirwa mwica abantu mubategeka guhinga igihingwa kimwe abatutsi mwafatanye igihugu mwirwa nabo mubahiga ko mbona mubahiga muvuga ngo mwaragifashe mwaragifashe ubu bari hanze ni benshi murabarasira muri South Africa abandi murabarasira muri Uganda abandi murabarasira mu bihugu bitandukanye abacika cumu murabarangije muragira ngo ninde ngurira ararira nde urabona warire ukaririra ikihebe Kagame ngo cyapfuye ubose wabugira ubwenge wabutekereza cyakoze ikise mu Rwanda ari amazu yose mureba na yabo narabisobanuye bazanye n'abanyamahanga nkuko babyigamba batetezazana abanyamahanga nese nyine ko muri abanyamahanga niye mpamvu mutazazana abanyamahanga muzazana abanyamahanga nyine kuko n'ubundi muri abanyamahanga yezo Rwanda nimwarugurishije ubundi hari byo tutazi ariko ndababwiye ngo igihe kirageze kugira ngo abana b'u Rwanda bamaje kubyumva tubarwanye kandi ntabwo tuzabatinya nta na rimwe kandi murabizi ko tutanabatinya se abarundi ntibirirwa babaza bare yabyihebe nibyo byateye amagrenade nibyo byisha abantu nibyo biri gukora terrorism mu Burundi ni ibyihebe niba perezida ashobora guhagarara ahantu akajya kuvuga ngo nzica nzarasa amatafara ruta inzu amatafara ruta umuntu inzu ngo convention ruta umuntu ngo yikozeho nakwica cyokani imagine akora abanyarwanda ntabwo tuza abanyarwanda ubuse abanyarwanda yigeze ahagarara ku Karubanda akavuga amagambo nkayo ryane iyo mico ntabwo ari y'abanyarwanda
ntabwo yigeze ibaho itware mu Ethiopia iwanyu ntabwo yigeze ibaho nimba ugihari nimba waranapfuye nimba ingenzi ko wapfuye ariko niba bakomeje kugwisha bagakomeza kugurisha umurambo reka nemere ko hari genda utware iwanyu muri Ethiopia mu Rwanda nta hantu umuntu yigeze ahagarara akavuga ngo iyo ndege yari imikirimo abaperezida babiri arimo amagambo akomeje kugenda agaruka kuko yari abantu nta hantu umunyarwanda ukuri wavukiye mu Rwanda kuno igihugu cye yigeze avuga ngo inyundo zica isuka inyundo zica isazi ngo ugende urase umujenerali mwafungana amini mwakuranye mwarohanye ibyo ntabwo imico mu Nyarwanda biriyo aho wishimira ntabwo umunyarwanda yigeze yishimira ngo kuki mutavuga ngo nitwe ngo nitwebwe kandi ngo yari umwanzi wacu ibyo ntabwo bigeze bibaho umuntu wagukoreye iperereza akamukuru iperereza igihe kirekire hagufatira abo mwitaga abanzi nubwo nawe bwose nawe atarishasha ariko nta no wamurenganya nawe ntabwo yarazi icyo yakurikiye ntabwo yarazi ko yakurikiye ikinya Ethiopia kikihebe barangiza ukaza ukavuga ngo umunyarwanda se uvuga ayo mashyano ninde disikuru zawo zirahari ngo haragiye ngo muri Kongo ngo nababajwe ko bagiye ese abo uvuga bababajwe nabo ubu twese twari twarishe ariko ubundi ugitekereza ko mu Rwanda hari miliyoni zingahe urazizi ese za miliyoni zose zicaga abatutsi batageraga muri miliyoni shitinyuka ukavuga amagambo nkayo angize ukambwira ngo uri perezida waheze cyane uri perezida w'amadayimoni wazanye n'abanyarwanda bo warabashimuse izo ntore zawe nizo ziri wazi kwamamaza zitukana urabona ko nta n'umuco zigira zizira mu masuro zigatukana zikagaragaza uko zarezwe ibyo nta kintu ntabwo we can't waste time to those ignorant people hagiye dufite wasting time to those ignorant bujuje ubustupidity birirwa batukana kuri social media birirwa bandika ibintu bitabaho twe dufite uburenganzira bwo kurwanira igihugu cyacu ibitutsi ntacyo bizadutwara n'amasasu nabwo muraduhiga ntabwo mwakije twe turinzwe n'Imana Uwiteka wari mwisi n'ijuru Imana y'abanyarwanda uzajyane nayo madayimoni yawe wazanye murimbukane nayo uzabijyane niyo mizimu yanyu FPR rero ndagira ngo mbabwire ngo banyarwanda igihe kirageze izi Yoweri Kaguta Museveni wabonye ko ya deployinze abasirikari bagiye gufasha Kongo kwirukana inyeshyamba Kagame yashize hariya niwe wabihimbye byose nta wundi Museveni ya deployinze ikiri ngiye kubabwira ngo Museveni yavuze ko uri hana hose agiye gukora imihanda umuhanda uva Bunagana arahashira abasirikare agenda hakigeza abasirikare n'ugi Burundi wagiye gukorera abarundi nawo arashiraho abasirikare uva izo Beni ugakomeza nawo arashiraho abasirikare abandi ya diplomacy za Ituri za Gisangana hose za operation zo zigiye kubayo abo rero hari n'undi muhavu Warungu nawe ni bagiye kumubwira nawe cyari kitso cya Kagame nawe yagurutse Reportnze hari n'abandi benshi batangiye kuri reportinga akora ko babonye umusaza Museveni yamaje kubikora ndetse Kenya n'ibindi bihugu bigiye kujyayo ak'Inkotanyi kahiye ni bya bini magane yavugaga Inkotanyi zahiye Inkotanyi karangiye ni muhagarare ndahamagarira abana b'u Rwanda bari kwinjiza mu gisirikare kuko ubukene batigeze bamena amaraso ntazagira umuntu ukurikira Inkotanyi ntazagira umuntu ujya gupfira ubusa muzamanika amaboko mujye mu babarwaye iyo niyo message mbahaye ntimuzapfira ubusa muzareke nibo bisha abantu nibo banyaza abantu nibo bakoze kurandira imyaka abantu nibo bakoze bibi muzareke babyishe nibo bishongoye ku bihugu nibo banduranyije n'akarere nibo bafunze imipaka y'ibihugu bakagira u Rwanda gereza muzareke babyishimamire mubivemo izo mbunda muzihindukize muzibarashisha yakabarebe yuzuyemo sida niyo yabusinge ngo ni watukuye iminwa umukiga afunze abantu amaze abantu abafunga ngo ni Attorney General ni Minister of Justice bari n'umuvugizi wa leta sinzi bamuhaye ibintu afite mukuru we bita ngo Denis Karera ngo niwe urera abana ba Kagame n'ubagurira n'amakariso n'ugurira hanje Kagame amakariso aba bana abandi ngo ukukiza nawe abo si abanyarwanda mujye mubamenya si abanyarwanda babingira si abanyarwanda
byabesheje asaba abanyarwanda badodosa abanyarwanda nta bisekuru muzabona abo nibo bantu Kagame yazamuye agashira hejuru wakabari wese abanyarwanda nta bisekuru byo bagira ni benshi cyane batari abanyarwanda na bamwe bari mu buhungiro bamwe na bamwe ariko afazare uri mu buhungiro we si bose niravuga ni bake ni bake ariko abantu bagoma kuba abanyarwanda bakangira rwigema umwami Kigeli gutaha bagoma kuba abanyarwanda bakica rwigema mupende se ntari kuvuga ukuntu bamwisha tugomba kwimenya kabare nibo barashe ngo rwigema niwe rukuriye operation atumwe na Kagame mupende yarabivuze uyu nyamvumba arasa bayingana nimba nibeye niwe rukuriye operation n'uyu nimba ari Adamu waswa nawe arasa munyenyezi abo bantu barasha abo bantu b'abanyarwanda batangiye urugamba bakunda ikihe gihugu barabivuga muzagene muri umugabo wa mu majoro mupenda arabivuga majoro mupenda arabivuga neza rwose ntaga bice ku ruhande none se kuba tazanye rwige amini Kigeli ubuse abanyarwanda bari hano benshi ko batatashe ureke kutubeshya muri ibyihebe mwabeshaga abantu ngo igihugu gitema amata n'ubuki murababwira ngo muzatuboza mu twice ngo mwerekane ngingagi ngo muvuga ngo dore ko umuhutu yasaga kandi mwarabikoze ntimuzi kuntu inzu bandikagaho ngo twayibohoje wajya kuyikuru uhungutse bakakunyuruza bakagukubita mu cyobo bakabara kwisha narize mugira ngo si ibintu bapanze babeshaga abantu imigambi yabo yari miremire bagiye kwikorera abantu rero ntagenda nibagiwe Kagame abo bita batigire baba muri batigirinya baba muri tigire intara tigire ariyo wibuka ko Kagame uwo mugabo uriya bamwitande uyukuriya OMS Kagame yamukuriye campaign yohereje abasirikari benshi batari hasi 5,000 gufasha Inkotanyi bazaga biyitirira abanyamerika bambaye ibikara bambaye imyenda imeze nk'abanyamerika ayo makuru nayabwiye n'umuzo w'umunya-Ethiopia ejo bundi gihe nayikoze inkuru umunyarwanda uri mu Ethiopia unkurikira ampuza nawe arambwira ati nge ndi mubaje umutigire twahuriye ahantu rwose ampujije nawe turavugana mbwira ukuntu barwanye n'ukuntu bigiraga ndatanga Kagame baje kumurwanira atari mu Ethiopia aba-Ethiopia baje kumurwanira atari mu Ethiopia nakarihe igahimbi kazamenyekana igahimbi mushoboka mutahazi ariko igahimbi ni icyumba batabagamo ibintu bashiragamo ibintu nicyo bitaga igahimbi numvaga basogokuru bakivuga ngo ni igahimbi turetse ko nawe yakubiswe ibiboko agapfa ubumuga bw'Inkotanyi ingoma karinga nawe yaramwishe turasenga ingoma karinga cyo yamunitse so banyarwandakazi nari nje kubabwira amakuru y'akarere ndiko babwira ukuntu bihagaze ubu muri Kongo Kagame yavuyeyo atanga abasirikari be nimba arabere koko nkuko Kisekedi yabivuze bazabarekura nkuko ejo bundi ngo yavugiye mu Bufaransa nimba yari we sinzi ngo tricking umuntu mbese nko kuyobya umuntu cyangwa kumubeshabesha ukamufata ngo nikiye ubwo yavuga rusesabagera babimubajije ngo iyo umufasha ngo so mugera mu butabera unese siyari nawe rero abasirikari be nabafata bajyane mu butabera kandi ubwo ntago ari ubutabera ubwo n'ububohero nta butabera buri hariya ahubwo hariya n'ububohero nta butabera buba hari mu Rwanda n'ububohero ubwo se byihebe byagira ubutabera nigeze mbona ibyihebe bigira ubutabera ko byica bikubita inyuma ubuza bagira ubutabera bingira akabari hariya ibingira akabari hariya gumisiriza wishe abasenyeri 8 n'abapadiri akabari hariya murababaje cyane kabari hariya umaze abana batera sida bose tuvuga abasirikari bande ni benshi twabarondora si benshi nta butabera rero mu Rwanda nta nabumwe ahubwo iyo barwanyije baragufunga none iyo bageze ku muhutu we abahutu we bamwanga kuva wavuka aho bavukiye kugezana n'iyi saha na agatsiko k'abagome
iyo mvuze ibyo simbavuze ngo ubwoko bw'abatutsi oya, ahubwo ni ibisahiranda by'ibigome biva mu bwoko bw'abatutsi biyobowe n'umunya-Ethiopia ise n'umunya-Ethiopia nyina niwe munyarwanda Kagame, nibo bashimusa u Rwanda bafatanya n'abavantara abanyamahanga amini, bafatanya n'abanyamahanga nka ba Dodo Gumisiriza ba Businge, bafatanya nabo bantu z'abakabarebe si umunyarwanda. Erega babihakana nimbivuga muzaje gushaka ibisekuru byabo murebe, ntabwo umuntu yapfa kuvuga ikintu ngo mukemere, ariko muzaje gushaka ibisekuru byabo murebe kuko ari ukuri, kandi nzi ko neza benshi mubizi. Ibyo murabizi nko kuba Kagame ari mu Ethiopia, Pastor Mpyisi arabizi, n'uyu bavuga ko yasimbuye umwami arabizi, yego ndabizi neza. So urugamba twese tugomba kururwana, ntawe uzasigara. Kwibohora nkubohore nzongera nkubohe, ibohore gira icyo ukora nanjye ngira icyo nkora, nuri yagira icyo akora, duhuriza hamwe twungurunana turebe uburyo twakwirukana ingoma y'ibyihebe. Twe ntabwo tuzabyica, tuzabifunga tubishire mu buroko, bazira ibyo bakoze, kuko igihano kigomba kubaho, n'Imana izahana abanyabyaha. Natwe rero tugomba kubahana, gusa twe nta burenganzira dufite bwo kubica. Nugize uwica ubuhemutse bagomba kujya hari bakamenya ko bakosheje. Gusa bisaba ingufu banyarwanda, wikwigirangira n'ibindeba. Dore Kisekedi akoze umuti, ntabwo tuzi ibintu bakoze mu Burundi nibamara kumenya ko ari ukuri aribo, ariko ngenda bizi ntabwo guhamya kuko ndabizi kuva 2015 babikora ibi bintu, ntabwo ari ibintu bishya. No muri Uganda barabikoze 2017 mu rukuntu bisha abayobozi ba hano bose bari kubica. Ikinyamakuru bita Soft Power cyarabitangaje cyane ukuntu bakoranaga na IGP Kayihura. Ibyo ni ibintu bizi, ni systeme yabo. No muri Kongo birabaye, byarabaye, bica ba mama Madundara, bashaka kwica François Olingo, bisha abayobozi benshi, ni ibintu byabo bona abicanye. Anyway, nanubwo twakwirirwa tujya no kuri ubwo yivugiye ko azica na Prezida Kikwete wa Tanzania, niyo yishara byiga. None se twakwirirwa tujya gushakira hehe? Kandi ahandi twashakira nibo bateye amagrenade mu Burundi, bareke kubaryarya. Nibo bari gukora ibikorwa by'ibiterabwoba mu Burundi byo kwicira abantu ubusa, byo kurimbura inzirakarengane z'abaturage n'Inkotanyi, kandi byagaragaye no mu bitero bakomeje kujya batera Burundi kuva kera hose. Barundi rero mube maso, nta mahoro mwagira iri leta y'Inkotanyi igihari. Mu gihe cyashize baratowe baravuga ngo ntibashaka ubutegetsi bw'abatutsi ngo bw'abahutu mu Burundi, ariko se ubu mu Rwanda bo barwanira inyungu z'abatutsi ra? Sinzi rwose, sinzi nimba bazirwanira ubwo abatutsi bazatubwire nimba barwanira inyungu zabo. Gusa nge ntazo mbona 100% nta nyungu z'abatutsi aba bagabo barwanira, ahubwo ni ibijura bikoresha abatutsi nabo bazi ubwenge babivamo, abivamo bagafashanya n'abandi, tukirukana ibyihebe. Ndabashimira rero mwebwe mureba iyi video, mukore subscribe na share kugira ngo ibiganiro turi guteganya gukora bizagende bibagereho mujye mubibona nyine bitabagoye, kuko turashaka gukoresha ubu YouTube cyane. Facebook page isigaye igira amagambo make, kandi dushaka kuvuga ibintu byinshi, amakuru menshi. Ubwo rukumba bisaba kugira ngo dukoreshe Facebook YouTube. Ikindi mukanyandikira mukajya muri groupe zacu za WhatsApp zigira amakuru meza, no kugira ngo tuhurize hamwe ibitekerezo n'ingufu. Ku namba ijya ukunda kugaragara kuri Facebook itangirwa na akamenyetso ko guteranya 2 1 9 28 42 67 92. Akamenyetso ko guteranya 2 1 1
28 42 6 7 9 iyo niyo nimero muzanyandikiraho kuri WhatsApp. Ushaka kumvugisha, ushaka kumenya, ushaka kugira ibyo agira byambaza, iyo ni nimero. Ariko nanone uyibagiwe cyangwa utayifashe kuri Facebook page ya Directeur Sylvestre ibihari rwose, ntabwo twashiraho posta imwe cyangwa inkuru imwe tutayishizeho. Murakoze, twese hamwe turwanya umwanzi umwe. Ni Inkotanyi zashimusi igihugu cyacu, biyita ngo ni FPR, bagenda bahindura amazina abandi ngo ni bari RPA, ngo ni RPF, ubundi ngo nimba bafite n'igisirikare ngo bita RDF, ariko ngenzi kari Kagame KDF. Ibyo ni ibyabo, ni nka byabindi nyine by'abadigitateri bahora bahindura ibyihebe, nuko bikora, nuko bigenda. So ndabasuhuje, mbifuriza umunsi mwiza, mbifuriza ukwezi kwiza, gusenga cyane dusenge. Twebwe gutabarwa kwacu kuva no ku Mana niyo ya mbere, niyo dushira imbere, ibindi byose biza nyuma, kuko Imana niyo dushoboza. Dusenge, twiyirize, dusenge, dutakambira Uwiteka, tumwereke akababaro turimo amaganya yacu. Nta kabuza azatwumva kandi azaturengera, kuko atwigaragariza igihe turi mu makuba, mu magorwa. Murakoze cyane, bye bye.